Bwana sifiwe. Tumaze aha iminsi ine, uyu ni uwa gatanu twaraje kwirwanaho. Burya nubwo duteranye kuva ku wa mbere tukaba twari kumwe, ku wa kabiri twari kumwe, ku wa gatatu twari kumwe, ku wa kane twari kumwe, n'uyu munsi tukaba twagarukanye, ndagira ngo mbabwire ngo buri wese yari yaje kwirwanaho. Tugeze mu gihe umwana arira, nibyo bihe dusohoyemo mu isi y'umwuka. Tugeze mu gihe buri wese ahanze amaso inzira ye, kuko nushaka kujya kureba ibyo abasigaye mu kwa mbere murasigarana. Reka mbabwire ikintu cyabaye kuri umukristo kandi ngiye mu bindi. Ari mu rugendo agana i Siyoni mu rurembo, ngo yageze ahantu hari inzira, ariko muri iyo nzira mu rubavu rwayo ngo hari imanga ndende. Noneho ngo arebyeyo ngo akumva amajwi y'abataka banyinyiriwe, ngo naho n'abagenzi bari mu nzira ngo barayoba bagwa muri ibyo birombe. Ngo yabonaga bacukura ifeza, abandi bacukura izahabu, ngo ariko yabitegereza ngo akabona barataka banyinyiriwe, babaza ngo ninde wadukura. Niryo jambo Paul yandikiye Timoteyo, aramubwira ngo gira umwete wo kuza hondi, kuko Dema yaransigiriye asubira i Tesalonike mu by'iki gihe byo none. Rero tugeze mu gihe cyo kwirwanaho. Niyo minsi tumaze, nibyo bihe tumaze, va ku mugore, va ku bana, va ku bavandimwe, turi mu gihe cyo kwirwanaho. Va mu magrupe, va mu matsinda, Reka babwire ikintu ku giti cyabo. nje ninsenga, nawe nusengera urugo rwawe, Imana ikabaha inzu, muzayinjoyingamo mwese. Umwe ahirima hariya, undi ahirima hariya. Imigisha twese turayisangira, ariko ubugingo bamaze iminsi baraje kwirwanaho. Tugire gutya, nicyo gitumye tumara iminsi hano. Imigisha barasangira rwose. Ewe imodoka iraza mukayivimviramo, inzu iraza mukayinjoyinga, ibifaranga bikaza mukabirira hamwe. Ariko ubugingo, umva ko umukristo yahunze ava iwabo mu mudugudu w'irimbukiro, ngo umugore yaramubwiye ariko ugiye hehe usize ibi bintu biri inaha? Ngo yagiye avuga ijambo rimwe rivuga ngo bugingo, 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 bugingo budashira. Tumaze aha rero twaraje kwirwanaho, twaraje kubwira Imana ngo Mana ongera utugirire neza, ongera utugarukeho. Reba ikintu abantu batajya bamenya, ibintu Imana izakubaza, njyewe pastor wacu ntabwo Imana izambaza mama Nesta madamu, kandi nawe ntabwo izamubaza. Dore ibintu Imana izabaza umugore n'umugabo ni ibintu bigera muri bitatu. Rimwe, waramubwirije. Kabiri, wamwereye imbuto. Ntabwo ari ukugendana, oya. Ese waramubwiye? Abana bawe warababwiye? Ese wabereye imbuto? Ababyeyi bawe warababwiye? Abo mukorana warababwiye? Abaturanyi warababwiye? Ese wabereye imbuto? Nuko niyo mpamvu twaje kwirwanaho. Mugabo akirwanaho, mugore akirwanaho, abana bakirwanaho, babyeyi bakirwanaho. Habindi tuzabazwa. Ntabwo ari ukubaheka, si uguhekana. Ni ukuri kw'Imana. Ese warababwiye? Ese disi wigeze umusengera? Cyo nicyo cya gatatu. Ese byibura wamwereye imbuto? Uwabashumba n'ikizatubaza, mwarababwiye cyangwa abaje kwirwanaho? Tugire kuki ngiriya mwene so ngo twirwaneho muri iyi minsi. Kandi ntabwo ari itanu, na nyuma y'iyi minsi turi mu buzima bwo kwirwanaho, na nyuma y'ubu turi mu buzima.
kwishima bwo kujya mu materaniro iwanyu ku icaci ugiye kwirwanaho. Kandi umuntu najya kubaza ngo ugiye he, ubu ngubu reka duhindura imvugo, wivuga gusenga umubwira ngo ngiye kwirwanaho. Niko kuri kwigihe dusohoyemo, ni igihe cyo kwirwanaho, buri wese agacungana n'ubugingo bwe cyane. Bwana asifiwe. Ndumva Imana inyuzuye, ndumva afite amagambo y'ubwenge mwinshi. Twaravuze ngo ububyutse niki? Twaravuze ngo ububyutse ni imbaraga z'Imana zikorana n'ubushake bw'umuntu kugira ngo zimusubize mu mwanya mwiza wo kunezeza Imana. Amen. Ni imbaraga z'Imana zikorana n'ubushake. Reka mabwire ayiwe, kuko iyo mu bubyutse hajemo, ariko mwambare tukaganiraga iminota mike ariko tukavuga ibintu by'ubwenge. Iyo mu bubyutse hajemo agahato ntabwo biba bikiswe ububyutse. Iyo gusubizwa mu mwanya wanezezaga Imana bibaye agahato ntabwo byitwa ububyutse, bwitwa inkoni, bikitwa ibihano, kuko mu bubyutse haba imbabazi. Rero ikibazo ahantu kiri, niba tumaze icyumweru hano, tumaze iminsi 5 hano, uri mubeshya Imana kuri kumwe nayo, turimo tubeshya Imana ko twaje guhinduka, nyamara tubeshya. Tumeze nk'umuntu wajya kwa muganga akabeshya muganga indwara. Muganga yakoza ngo urababara ute, ukamubwira ngo ndumva mbabara amano kandi ari umutwe. Urimo urabeshya muganga, ariko nyamara uri muri ibeshya. Niko warokore tujya tumera, dukunda kubeshya Imana tukibwira ko Imana twayemeje, ariko nyamara nitwe turimo twibeshya. Tuzamurira Imana icyubahiro, iduha ububyutse cyangwa ibireke, idusubize mu mwanya cyangwa Bwana asifiwe, idusubizemo. Kandi iyo ikintu cyiswe ububyutse, reka mabwiza ukuri, ntabwo ari uko Imana, nahoza numva amagambo menshi, ntabwo ari uko Imana yananiwe kukugarura. Uretse gato gucuranga, vuga ijambo ry'umwuka. Si uko Imana yananiwe kukugarura, ntabwo uri igitangaza ku buryo wayinanira. Ukuri kw'Imana ntabwo wayinanira, ifite uburyo bwinshi yakugarura, ariko kubw'umutima w'imbabazi Imana ifite, Bibiliya ngo nicyo kizatuma umuseke ugutambikira. Ifite uburyo bwinshi kugira ngo Imana ntabwo ari uko twabaye ibitanga, igushaka n'ejo wagaruka kandi ukagaruka nabi. Tuvuge ngo amen. Ariko akagahe Imana ibiduhaye, ukagaruka uri gukambakamba, ukagaruka pe, kandi ukagaruka ukayivuga, ukongera ukayivugira, ukababwira ngo nimuyumve, ukabwira abantu uti nimuyumve, ikakubwira ngo wa. Tuvuge ngo amen. Haleluya, haleluya. Ububyutse rero, umuntu akwiriye kumenya ubwoko bw'ububyutse akeneye, kuko ububyutse nkeneye ntabwo ari bwo ukeneye. Wasanga nawe ubwo ukeneye atari bwo nkeneye. Umuntu akwiriye kumenya ubwoko bw'ububyutse akeneye, kuko muganga ntiyaguha imiti ya malariya kandi ubabara igifu. Umuntu ashobora kuba akeneye ububyutse bumugarura mu bihe byiza n'Imana. Undi ashobora kuba akeneye ububyutse bwo guhembura impano ze z'umwuka wera. Ni wowe ububyutse ukeneye. Ndimo ndabaza, nanjye nibaza, mbese wowe ukeneye we ushobora kuba warasubiye inyuma ukajya mu byaha, ukavuga ngo nkeneye ububyutse bwo kugaruka mu murongo w'agakiza. Ushobora kuba uri mu gakiza, ariko kubw'ibibazo n'imiraba y'iyi si ukaba waritotombeye Imana, ukaba usigaye uba mu rusengero wararakariye Imana n'abantu bayo. Ukeneye ubuhe bubyutse? Abo ngo nabagwe mu mutima, ukagwa mu mutima ugasubira inyuma, ukajya ubwira abantu ngo Imana ukajya ubwira abantu ngo Imana irabeshya. Ntabwo wigeze usambana, ntiwibye, ntiwasinze, ntiwaroze, ntiwagize uti, ariko Imana iyo ikurebye ibona waraguye. Ukeneye ni ubuhe bubyutse ukeneye? Nabagwe mu mitima bonga, bona bahagaze ariko baraguye. Bwana sifiwe. Ni ubuhe bubyutse ushaka? Bivemo cyangwa bigume. Haleluya.
nubuhe bubyutse ushaka ndagira ngo uganire n'umutima wawe umunota umwe gusa ganira n'umutima nubuhe bubyutse ganira ukeneye ubuhe abatagisenga bakeneye ububyutse abajyaga biyiriza ubusa batakiyiriza bakeneye kugaruka mu bihe byo kwiyiriza awi abari barase barubatse ibicaniro by'isaa 9 z'ijoro babyuka bakajya ku gicaniro gushaka Imana none bamaze umwaka baryama basinzira 24 ukeneye ubuhe kugira ngo Imana ibuguhe niyo twavuga gusa tugasenga ukeneye ubuhe bubyutse n'ubuhe bubyutse ushaka kuma kugira ngo uyu munsi Imana igire ite Imana ibuguhe ishyaka wagiraga uracyarifite abazaga mu rusengero gukoropa gukubura babyuka baza ko yararangiye abahoze mu makorari baririmbira Imana ukeneye ubuhe bubyutse ishyaka ryo guterana reka da Imana ishimwe abajyaga bitangira umurimo w'Imana bakavuga ngo uyu murimo w'Imana nzawukorera Imana ukeneye ubuhe bubyutse bagabo mukeneye ubuhe bubyutse babyeyi mukeneye ubuhe basore bakobwa mukeneye ubuhe bubyutse tureka kubijyana mu kigare nzayikorera ariko ntitubijyane mu kigare no gukururuka no kwiganyira reka tubikure muri flow reka tubigarure tubishyire ku mucyo mbese nubuhe bubyutse cyane burakenewe nubwo uririmba ariko useta ibirenge kuza nugukurura nukwinginga nuguhamagara nubwo uterana ku jisho umushumba atambura kabiri atambura gatatu ukeneye ubuhe bubyutse amen ariko ibi bintu birasobanutse njye numva bisobanutse wagiraga ishyaka ry'umurimo none urakuremereye none umurimo wakubereye umutwaro umurimo ukubereye umutwaro niwe muntu wabyukaga saa 10:11 uvuga ngo singiro utangezeyo none urabyuka ukagenda wiciraguraho inzira yose ibizabivamo siba amaherezo y'ibiniye ukeneye ubuhe bubyutse yego amen amen wageraga mu rusengero baririmba indirimbo watega amaboko amarira akamanuka y'umwuka wera basigaye baririmba iyo kuramya iyo guhimbaza iyo korari iyo mu gitabo ukeneye ubuhe bubyutse yambonye reka da iyo mu gitabo reka da abantu bayobowe yagushitura kandi imbere rwose winjiraga mu rusengero uwiteka we igisirimba reka urareba baramya bahimbaza ukabona ntuzi ibyo barimo ukeneye ubuhe bubyutse abandi amasezerano yarabagushije amasezerano yabasubije inyuma iyo abantu bahanuye babacira imanza iyo babonye abahanuzi barabatuka barimo baribaza ngo mbese Imana ni rya ukeneye ubuhe bubyutse niyo twavuga gutya tugaseha uko niko kuri nubuhe bubyutse dushaka tuve mu kivunge uyu munsi ukeneye ko Imana igusubiza he kandi reka mabwiza ukuri niba hamagara abantu kubasengera ukumva utari tayari yicarire nta kintu na kimwe bigutwaye kuza nta bintu kuza bitakurimo kandi nanone mu kanya urabisubiramo n'ejo uzabisubiramo you are doing nothing urakora ubusa urarushya basenga kandi gusenga biravuna bisaba imbaraga z'umubiri reba abo bantu ukuntu birirwa bakora ku bantu bangana batya urabona ari utuntu tworoshye se ku kidendezi haza umuntu ufite gahunda wagushyira ngo usengere ijana watagangara rero kugira ngo tutarushya abantu reka hakora ubushake bw'umutima kugira ngo imbaraga z'Imana zikorere muri twe maze ibi bintu bizabyara umusaruro Bwana sifiwe mu minota mike cyane ndagira ngo dusome ijambo haze kuza umuntu ukeneye ububyutse kandi kutugora kandi uze uririmba ubwawe nanjye ndaza ndirimba ubwanjye uze uvuga ubwawe kandi none ikibazo gihari mu barokore ariko Imana igitubabarira abarokore igira ute abarokore turi abana beza pe ariko tugira defo nka zingahe kamvuga ebyiri iya mbere tuzi guca imanza abarokore turi mu bantu bazi gucana imanza turi mu bantu bazi kureba baguye turi mu bantu bazi kureba babivuyemo kandi reka nkubwire umunsi wose iri jambo rize kukubera rishya umunsi wose uzapimira agakiza kuri mugenzi wawe
uzahora ubona utunganye, ariko umunsi wose uzigera kuri Kristo uzabona ububi bwawe. subiramo. Igihe cyose uzapimira agakiza ku muririmbyi muririmbana muri soprano, igihe cyose uzapimira agakiza ku muntu mwicaranye uzahora ubona utunganye, ariko igihe cyose uzapimira agakiza kuri Yesu uzajya ubona ububi bwawe. Nurangiza uce bugufi ubwire umwami ngo mbabarira. Iryo jambo rirafashije. Ntugapimira agakiza kuri bene so. Bene so ni abanyantege nke. Agakiza uzahora ubona uri intungane. Reka mabwiza nicyo cyica abarokore kikatwica kikatumara. Duhora twipimira kuri bagenzi bacu. Nge niyiriza kabiri, uyu ntajya yiyiriza. Yesu yiyirije 40. 40 wayigeje. Arayirangiza. Ngewe noneho uyu mwene data reka ko ntari kurira ngo bamuvuze, kandi nge bigeze kumvuga ndakomera. Yesu baravuze ngo ni umwami wa Zerubabeli, bivugwa n'abantu yakirije abana badayimoni, ariko wowe wakuvuze asanzwe ari n'umwanzi. Se byagutwara iki? Ariko Yesu we yavuzwe nabo yakirije abana, nabo yakirije ababyeyi, nawe umunsi wose kasubire, umunsi wose uzapimira agakiza kuri mwene so uzaba wibeshya. Wajya ugapimira kuri Yesu. Agakiza kawe wajya ugapimira kuri Yesu azakwereka kudatungana, maze umucyo w'Uwiteka ukuvire. Twamukomeye amashumwa. Tujye dupimira agakiza ku musaraba, nibwo agakiza kacu kazajya kaba kari ku rwego rwiza. Iryo jambo ngiye kuryipimaho. Kwani ko kuri kandi Ntukirwe upimira agakiza ku bandi, uzajya uhora ubona utunganye. Yego. Uzajya uhora ubona uri igitangaza. Igitangaza cya hehe? Ahubwo umunsi wose uzajya uhora uvuga ngo ariko Yesu we imbere yawe nge nsa gute? Ese ndi ku kihe kigero? Ndumva mfashijwe. Ese ngeze he? Ese bihagaze bite? Nibwo uzajya urushaho kuzamurwa mu byo kwizera no gutunganira Imana. Ubundi gupimira agakiza ku bandi nicyo gituma duhora dukirana imanza. Imanza zidashira. Niho kwibeshya kuvira. Ariko uriya wawe wese yaje mu rusengero gute ko nzibye? Uzibye ariko nawe nibyo wahozemo. Yagora ubizi Yesu. Akuriza uko bambwiye ngo yara, kandi nawe ejo bundi nubwo bitamenyekanye. Yewe nubwo bitamenyekanye, nubwo abantu batabimenye, ariko ijuru rirabizi. Va mu manzi ukizwe, ucungane n'agakiza kawe, ubwire Yesu ngo ngeze ku kihe kigero, abo ubona bakiri hasi ubasengere ureke kubacira imanza. Koko uretse ko ibyawe bitamenyekanye. Rega uriya mugore witwa Mariya, uretse ko ibyawe koko tutabimenye. uriya mugore Mariya cyamubayeho. Abafarisayo bamuherekeje bari inyuma, inda zigera iriya ngo bambaraga n'imisaraba minini mu bituza, ngo bagenda bahekenya amenyo bavuga ati sha twagufashiyemo, twagufatanye igihanga, twagufatiye kuri tere. Bagenda bavuga ati umwe aravuga ati ariko mbere yo kujya kumutera amabuye twamucishije kwa wa mugabo tukumva icyo abivugaho. Kumbe ikintu bakoze kuzana umunyabyaha kwa Yesu ngo amucire urubanza ni nko gufata ifi ushaka kuyica ukayita mu mazi, kuko ubuzima bw'ifi buba mu mazi, ubuzima bw'umunyabyaha butuye muri Yesu. Niyo mpamvu yavuze ngo yemwe mwese abarushe n'abaremerewe harimo abanyabyaha. Bamushyira imbere abagabo da ngo bamugejeje kwa Yesu. Uyu munsi ndumva twatanije ijambo rivuga ngo twipimire kuri Yesu. Bamugejeje kwa Yesu nibwo yanditse amandiko ngo aramanuka hasi n'urutoki. Hari abagabo benshi, umwe witwa ba Ferediyani na ba Felisiyani, akandika ati Felisiyani bose yahise abarondora, akandika Felisiyani egare ingo z'abapfakazi. Wari ubizi ko Felisiyani yagiyeyo yarazimaze, ariko Yesu we Felisiyani yabireba akabona nike, akavuga ndi kanze gato mwe mubyigaho, agasubira inyuma gato akamanuka hasi kwa Damaseni. Ati yewe Damaseni we kurya iby'agahugu. Damaseni yabireba, abantu ntibabimenye, ariko Yesu umva nkubwire, nubwo by'abandi byamenyekanye wica imanza, nuko ibyawe bitamenyekanye. Iyo biza kumenyekana nawe wari kuba tuvuge ngo amen. Uyu munsi ukeneye ubuhe bubyutse? Icya kabiri, ipime kuri Yesu, reke kwipima ku bana. Ari ibyo
aba bashumba badushumbye n'abakuru b'amatorero b'amazina ibyo gukizwa bageraho bakabireka kuko bafite amatitiri, ariko hejuru yabo hari umwami Yesu, nabo bipimaho bagaca bugufi. ukabona ko ntacyo uri cyo. Kadusome ijambo gatoya, ndagira ngo ibi bintu tumazemo icyumweru iminsi 5 tubisanisha. Ese ibi bintu by'ububyutse no guhemburwa n'Imana bizaba ari ibintu roboti yihimbiye ikaba yabizanye mu bantu kabituraha, cyangwa Imana cyangwa byahozeho, cyangwa Imana yajyaga ibikorera abantu? Igisubizo ni ye, byajyaga bibaho. Kamereka ahantu habaye igiterane nk'iki kugira ngo Imana isubize abantu mu mwanya mwiza wo kuyinezeza. Ingoma za kabiri ibice 30 umurongo wa 21. Munyaruki, Ingoma za kabiri, turihuta ibice 30 umurongo wa 21. Dore na bayubusa ndakwinginze unyambike, sinabasha kwikiza, ndagushaka ubuntu unyuhagiriza mutabazi negupfa. Ingoma za kabiri ibice 30 umurongo wa 21. Maze Abisiraheli bari i Yerusalemu, kambasomere kugira ngo ducunguze uburyo umwete, muzi ko ari n'igice cyo gusenga kigiye kubaho mu kanya. Ingoma za kabiri 30:21. Maze Abisiraheli bari i Yerusalemu bamara iminsi 7 baziririza ibirori by'imitsima idasembuwe, banezerewe cyane, kandi Abalewi n'abatambyi bagahimbaza Uwiteka uko bukeye, bamuvugiriza ibintu bivuga cyane. Nuko Hezekiya avuga amagambo yo kunezeza Abalewi bose b'abahanga mu murimo w'Uwiteka. Ibirori babimarira iminsi ingahe? 7, batamba ibitambo byishimwe yuko ari amahoro, baturira Uwiteka Imana yabasekuruza. Mwakira ijambo. Kugira ngo rero muze kumva iyi nkuru, muze guhera hari abantu bajya bambwira pastor wacu ujye udufasha utwereke ibice kugira ngo dusobanukirwe ibintu, kuko ntabwo twasomye ibintu byose. Hari igihe tubivuga tutabisomye umuntu akayoberwaho biri. Uze guhera nko ku gice cya 28 ahavuga ngo ibyo ku ngoma ya Ahazi. Uze kuhera, uze muri ibi bice bya 30 ukomeze. Tuvuge ngo amen. Twongere tuzamurire Imana icyubahiro, kandi mumbore mu ntizi minota mike cyane tuvuga aya magambo. Yesu nashimwe. Abaje kwirwanaho duhereza Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Aya magambo dusomye ni amagambo y'umuntu witwa Hezekiya. Haleluya. Ise yitwaga Ahazi. Ahazi yimye ingoma afite imyaka 25. Yari se wande wa Hezekiya. Tugendane, nkunda kwigisha mbasa. Ahazi yari papa wa Hezekiya. Yimye ingoma akora ikosa. Isiraheli ayizanamo imihango ya gipagani, azanamo kuroga, azanamo ubupfumu, azanamo ubukonikoni. Nono akora ikindi cyababaje Imana, abazisha ikigirwamana kugira ngo bajye bagisenga batozongera gusenga. Akora ikindi giteye ubwoba, afata imyanda akajya yimena mu rusengero, akura abantu mu rusengero. Afata abatambyi n'abantu bose bavugaga Imana arabica. Afata amashoka n'imihoro atemagura inzugi z'urusengero. Ubwo ukabikora Imana ikamwihorera, ukabikora Imana ikamwihorera, ukabikora ikamwihorera. Ageze ahantu aramubwira ngo buretse gato. Burya ari igihe kigera Imana ikakubwira ati sawa, buretse. Tujya tuvuga ngo ni subutu, ikakubwira ngo buretse. Warengereye, have. Iramubwira ngo kubw'ibintu wakoze ndagutanze mu maboko y'ababisha. Bibiliya tubwira ngo ise wa Hezekiya baramwica. Nagira ngo mwumve amateka gatoya mbere ko tuvuga ibi bintu. Bamaze kumwica, mu mwana we ari wende indeyemo Hezekiya. Ako mujye mumenya n'amateka nayo ni meza. Hezekiya ageze ku ngoma abura ahantu hera. Ariko muzi ko ari igihe umuntu ajya kure y'Imana akajya abura ahantu hera. Ndavuga gusenga. Juru dasiko ukaburaho ndabanza ikorasi
ndabaririmba iyo mu gitabo se wakubita mu aba Yesu bishimira ijwi rikakubwira ngo uruwande kabona nta ngingo ufite ikurengera wavuga ati kankubitemo agasirima ndebe ko nzamuka wagira gutya ukumva wikoreye beto we data we wagira ngo ujye mu ijambo hari n'abasoma Bibiliya ngo bagafomboza ngo iryo ni ry'Imana bahaye wagira gutya ngo ufomboze ukikubita muri Zaburi ya 50 ivuga ngo abanyabyaha biruhiriza iki gushyira isezerano ryanjye mu kanwa ke kandi ari inyanga guhanwa warabikoze ariko nzabishyira ku mugaragaro uko bigize bite uti katika jina la Yesu ya kumba umwuka yakurondoye no mu gutombora umwuka akakurondora si bitangaje none ugatuga ati katika jina la Yesu no gutomboza ijambo no gutombora umwuka wawe akakwandarika none ukavuga ati katika jina la Yesu ito to Mana mijambo rivuye kuri iki gushyira amagambo yagiye mu kanwa none ugatangira gusenga kandi uri inyaga guhana none ugatangira gusenga Mana mijambo riri guturutseho kuvangirwa mu izina rya Yesu ukajye ukongera ugafomboza kubita muri Zaburi 23 siko bizaba kuba mutegereza ntawe uzakorera isoni kereka bazava basanga wavuye yo mu kwakane hari igihe ubura huhera kuko uba warahabye bikabije ukabura huhera ukabura hunyura nuko ubonye wese ukabona ya nano gatangira gusenga yayandi abarokore bajya bisengeshwa atagize icyo yiterabwoba kandi atagize icyo akanga Imana Mana naje umukobwa wawe naje umusore wawe naje yo muhungu wawe naje umusore wawe ndahari umusore wawe abaje kwirwanaho tuzamurira Imana icyubahiro uyu munsi Imana iduhembure hari n'abayibwira ngo ishari nahageze umuhungu wawe yamasengesho ishari wanjye nahageze reka mabwire benayo ajya asengwa n'abantu bakiri mu mwanya wo kunezeza Imana nibo bantu bashaka kwibwira ngo umuhungu wawe naje mukobwa we Esteri ndahari yo Esteri wahehe Esteri muherukana ryari ikimana ikoze ngo harya urinde Ezekiya yageze ku ngoma abura hagira ute ariko biteguye imbabazi z'Imana tuzamurira Imana icyo hajya wowe uruwokwa urindera ryuri muve ikintu cye niyo twasenga nyiri kumva yarumviye twongera tuvuge uzi ibintu tumaze iminsi twumva umusaza witwa Isaka yagiye gutanga umugisha afite abahungu babiri witwa Yakobo witwaye Esau noneho nyina Rebeka barariganya kugira ngo bahabwe iki hari igihe Imana ikubura muri network ikakubura noneho wazagaruka ukagaruka wivuga bundi bushya ukagaruka uvuga bundi bushya ninjye werega wacu tweme Kristo umwe wa wundi Isaka agiye gutanga umugisha kagaruka ukongera kwipresenta ubundi Esau yitwa Cyoya yagiraga ubwoya bwinshi kumubiri bwinshi cyane noneho nyina abona nakuntu barariganya kandi Yakobo ntabwo yagiraga babaga intama vuba amwambika uruhu rwayo ahinduka Cyoya ariko wakongeyeho twongereho nubwo yambaye uruhu ariko kamabwira ikintu giteye ubwoba giteye n'isoni iyo turi abakristo badakijijwe neza dutera urujijo abapagani ntibamenye icyo gukora ntibamenya ngo barakurikira iki kuko bari noneho uwo ni Yakobo kwase Isaka gihe cyo guhabwa umugisha cyageze ati njira mwana wanjye Yakobo ati
karame papa. Ubwo se yarahamagaye ati Esawu umwana wanjye. Yakobo arasubiza ngo karame papa. Isaka yari yarapfuye amaso, ntabwo yarebaga, yarageze mu zabukuru. Aramubwira ati egera hino. Yanga kugira icyo amubwira, egera hino. Aramwegera, rambura amaboko ngo mukabakabe yumva ibyoya ariko by'intama. Pirate yambaye mu kanya ubucocero, nyina niwe umwambitse munsi y'urugo. Aramubwira ngo ongera unsuhuze. Ati karame data. Isaka aravuga ati ariko ibintu biri kumbaho n'ibiki, ariko sha ko ndi kumva ijwi uri Yakobo ariko nagukabaka, ko ndi kureba mu gitabo cy'itorero hakubonamo, ariko twashakisha muri network mu cy'ubugingo. Harya ni Imana iraguha nde Samweli? Turabona mu bamana iraguha Jean Dodier, Mana urumva, turabona mu bamana irumva na bama we Mana iraguha nde Jean Dodier usengera he muri robot. Turabona mu bamana iraguha ba restoration ba deperi, mazina biravuga ngo amazina yabo ngo yanditswe muri cya gitabo, ngo kandi yicaye kuri ya ntebe ngo izakibumburira imbere yayo, ngo maze amazina yabera yose. Isaka aramubaza ngo urinde sha Mana irumva Samweli, ko ndi kukabakaba nkumva ibikonjo n'ibya Esawu, ariko nakumva ijwi nkumva uri Yakobo, urinde ngo nguhe umugisha. Hari igihe tugeramo tukabura aho duhera, ariko reka mbabwire muri iki cyumweru tumaza Imana iduhaye intangiriro. Ubu dufite aho twahera, dufite uko twayijya imbere, dufite uko twayihinguka mu maso. Banakoje ngo urinde, wayibwire ngo ninjye umaze iminsi mu giterane, ninjye umaze iminsi ndi kwiyeza, ninjye umaze iminsi ku gikarabiro, ninjye umaze iminsi mu bihe byo gusenga. Hezekiya burahahera, arangije ngo yigira inama, aravuga ngo igihugu kitarimo Imana sinzagishobora. Siko kuri? Reka mabwire, ubuzima budafite Imana nta gaciro. Ubuzima butarimo Imana nta kiyemo, ariko wabyatuye ubuzima butarimo Imana nta gaciro bugira habe na. Ngo arangije ngo yigira inama, aravuga ngo kugira ngo ibintu bigende neza, kugira ngo ibintu bibashe kujya ku murongo, nkwiye kugarura Imana mu Bisiraheli. Kugira ngo mbashishwe kuyobora ino ngoma, nuko mbanza kugarura Imana. Reka mabwire bene data, akora ikintu cyiza, yandika inzandiko, aratumira, abwira abantu ngo dufite amavuna y'iminsi 7 yo kubwira Imana ngo nitugarukeho. Nibyo twasomye. Inzandika zikiri Dani, izindi zikiri Yerusalemu, izindi zikiri Buyuda, ngo bamwe bakajya bamuseka bakavuga ngo ibyo ukora warasaze. Nibi tumazemo iminsi hari abazi ko ari ubusazi. Ku cyumweru bazagaruka baterane, tugiye iwacu mu ijuru muze mwisigara, abagezeyo baragwiriye. Reka mabwire ijambo rikomeye, Imana ni umuhanga wo kubyaza umuntu umusaruro, ariko nta kintu imubikiye. Imana ishobora kukubyaza umusaruro, ariko wowe nta kikubikiye. Ukabwiriza uwacu we bagakizwa, icyuya kikajya kibira, bakakubwira ati wacu turakwemera, ariko ijuru Imana izi kukubyaza umusaruro, ariko nta kikubikiye. Ikakubyaza amaturo, abantu b'insengero bakazubaka, bashumba rwose amamodoka bakayabagurira, abandi bagasura abarwayi bakarya, abandi bagafasha abakene, ikakubyaza umusaruro. Ariko yo andika kure, Mana iturinde kuruhira ubusa, ikakubyaza umusaruro.
urinde kuruhira ubusa ukamara icyumweru nk'iki cyose uhagaze ku gatuza ariko byajya kurangira ukaririmba ugasarara njya mwumva mwasaraye ariko ukazagera gutya igihe kikazagera yewe ijwi rikaniga ukabona rwara kanseri ya ozofaje umusaruro yari gukeneyemo warangira ikakubwira ngo urabeho mwana wo kurimbuka urabeho mwana wo kurimbuka mutinye Imana tujye dukina n'ibindi bintu umuntu wese winjiye muri ibi bintu nibyo kwitondera twakinira mu bindi tugakinira mu miryango ariko ibi bintu iki kibuga nawe ugikinira byazakubyarira tugabane iki kibuga ntigikinirwamo wanditse kure kinira hanze yakubyaza umusaruro ariko yo ntigire ikikubi ukinire hanze aratumira Hezekiya aratumira aravuga ati muze twiyunge n'Imana amasengesho y'iminsi 7 yabo yaragamije ibintu bitatu icyambere kwari ukwatura ibyaha bakabwira Imana ngo twaracumuye umugaragaro nta guhisha nta kubeshya nta kujya kure bakabwira Imana ngo twaracu kandi no uzwitwa Hezekiya we yaranavugaga ngo na data umbyara yaracumuye nawe sabye imbabazi mu cyimbo cye yarakwimuye ariko nyemerera amahirwe ngo icya kabiri ngo kwari ugusubiza agaciro inzu y'Imana bakayikuramo ibyondo n'imyanda yose ise yashizemo bakongera bakubaka imiryango yayo n'amadirishya icya gatatu ngo kwari ukugarura imihango yera yose muri Isirayeli kugira ngo Imana yongere bagarukeho reka mbabwire bamaze gukora ibyo bintu byose babikoze neza Imana ibakorera ibintu bitatu reka mbwira abantu tubanye muri iki gihe tukaba tukibanyemo neza bakaba bakibayemo babishaka hari ibintu bitatu natwe ijuru rigiye kudukora bakaba babibayemo n'imitima yabo bakaba babibayemo babishaka nta gahato babikunze bari kubwira Imana ngo turambiwe ibintu by'isi tumazemo igihe turambiwe aka kavuye dutuyemo turambiwe ibi bintu twivurunzemo ngo bamaze kugarukira Imana ibintu bitatu yabakoreye ngo icyambere Imana yabakoreye ngo yarongeye ibasubiza umunezero wa kera ariko muzi ko tubayeho turi mu nsengero ariko tudafite umunezero w'agakiza bafite umunezero w'agakiza ni bake none umuntu yareba abandi birukanka ni bake rwose yareba abandi bapfukamye yareba abandi basimbutse yareba abandi bahaye Imana icyubahiro akibaza ubwenge bwabo akibaza motivasiyo bafite akibaza ibintu barimo niyo mpamvu dutuye turi mu rusengero abantu batacyuzura umwuka wera kubera iki nta munezero w'umwuka wera abantu bakigira urabatiza mu mazi menshi nta ukibatizwa mu mwuka nta muntu ukibatizwa mu none igitangaza umuntu aravuga mu ndimi yicaye nk'ariya mu nguni abantu bose bakamureba nk'usazi bakamufata nk'umusazi haje uriya safashwe n'ibiki ntabwo bazi iby'umwuka ntibazi umwuka wera abantu baruzuzwa ariko mbere iyo umwe yuzurizwaga undi yuzurizwaga undi akuzurizwa hari kuko iteraniro ryabaga ririmo umunezero w'umwuka wera abantu baricara mu nsengero umwe yakongezaga abandi abantu baricara mu nsengero umuntu ukagira ngo inozi ziramurya akajya afungura isaha akongera akayifunga akongera akagira atya akongera akabigarura ibyatembeye aha akabigarura kuko nta munezero ukirimo nta munezero ukiri mu itorero uzi ko wagira ngo umwuka wera yamaze gusubira mu ijuru kandi umwuka wera ntaragenda bamaze kwihana neza none se ko hari ibihabanye na mwuka wera yakoreraye Mana ishimwe yaragiye nyine baririmbyi baricaraga basenga kuko bahuje umutima kuko nta kizira kiri mu mitima yabo ya papa dore ngo abahanuzi kuki abahanuzi batakivuka kuki impano z'umwuka wera zitakivuka ni ukubera ese umwuka yasubiyeyo tubimenye ubatiza abantu 40 hakabura umuntu n'umwe ubatizwa mu mwuka wera
umuntu ni ukwikubita mu mazi nk'urohamye yabona abantu barohamye. umubatizo wa kera abantu bariteguraga, abantu bakiriza ubusa, abantu bakigeza, abantu bakikiranura nabo wakiraniwe nabo, abantu bagahurira ku igaburo ryera bahinda umushyitsi bakavuga ngo mbese Imana iratubona ite, baba bakiririmba amaraso ya Yesu, abantu bakuzura umwuka wera, abantu bakavuga mu ndimi bagashimira umusaraba. Ariko nukumiraguzwa imikati nk'abarya amapenku pariho za brebanaza, kuko twavuye mu mwanya wo kunezeza Imana. Niyo mpamvu itashobora kudutera inkunga y'umunezero, kuko nawe ntabwo uyinezeza. Niyo mpamvu birevuze, umuririmbyi yaravuze ngo imba umunezero w'Imana nizo mbaraga z'itorero. Iyo Imana yishimiye abantu ibaha imbaraga, iyo Imana yishimiye abantu irabarwanirira, iyo Imana yishimiye abantu irabavuganira, iyo Imana yishimiye abantu ngibahima ibasubizamo umunezero. Yewe data we, ibasubizamo umunezero. Ahantu bagombaga kumara iminsi 7 kubera kunezerwa, bahamara ibyumweru 2, barahatinda kuko banezerewe. Ngo icyakabiri bongeye kugarura Imana. Yebawe, uziko cyera umuntu yajyaga mu materaniro muturanye ukamenya ko agiye fata igitabo cye, uretse n'imodoka zaje n'amamoto n'izindi transport, fata igitabo cye, fata indirimbo ye, fata Bibiliya, yatera utambwe rwa mbere, ikorasi yabaga igeze ku munwa. Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'uruku, uti Karora ayagiyemo. Ariko abantu basigaye baterana mu kinyamugi, no guterana mu kinyamugi, mu VIP, ntawukoma ntawunyeganyega, no, ntago Bibiliya zigeza hard copies, Bibiliya zo mu ntoki ntago zikigezweho, nuko yijyana muri smartphone. Garuka ku rufatiro, Satani arimo arakubeshya. Nta munyamugi burimo, umuriro ushizemo se ayijyaho ryari, siko notification ziba zimanuka za WhatsApp, za Instagram, za Snapchat, za abandika ko babandika mu magroup. Umuntu iterambere ni ryiza, ariko itorero rikwiye gushishoza mu iterambere. Itorero ry'Imana rigomba gushishoza, abantu bagashishoza. Abantu nibaca ukibaza ngo ibi bintu biri guterwa n'iki, nuko abantu bavuye mu mwanya wo kunezeza Imana. Icyakabiri Imana yabakoreye uyu munsi ukeneye ububyutse bw'iki. Icyakabiri Imana yabakoreye bamaze kuyigarura no kwicira bugufi, ngo yasubukuye amasezerano yari yarabasezeranyije, kuko yari yarabihagaritse. Ariko muziko, ariko kamabwira ikintu, kamabwira muziko ari igihe umuntu asenga ibintu bye byose Imana yarabihagaritse. Maze rero abapasteri n'abahanuzi tuzi ngo gusenga ye turabohoza, urabohoza ibintu Imana yahagaritse, irabihagarika rwose, ikabihagarika ikavuga ngo kuko yavuye mu mwanya wo kunezeza. Nari naravuze ko, ariko none simbikora. Maze abantu reka mabwire, ibyo bintu mubohoza n'ibyo bintu muri kubwira ngo byatinze, mubanze mumenye imvo. Byatinze kubera iki? Byatinze kuko Imana yabuze amaboko. Icyo kintu mbona kibazo, byatinze kuko Imana yabuze gukora. Ese yakoranye n'abakera ntiyagiriye neza abo twasenganye, yarahindutse, yarashaje. Nanjye icyo ndakibaza cyane. Banza wibaza ibintu uri kubohoza, impamvu bigomba kubohoka. Bitaba ari ibintu Imana yaboshye ukaba uri kubohoza. Bitaba ari iby'Imana yaboshye. Imana ibitari isubiye. Uzi impamvu se? Kamabwira kantu. Abisirayeli iyo bagendaga mu kurwana, mu kunesha, mu bintu byose byiza babonaga byakomokaga mu masezerano Imana yari yarabwiye Dawidi. Iramuga ngo urubyaro ruzagukomokamo, nzabagirira neza, nzabaha. Barangije baratatira, Imana iva ku buzima bwabo. Kamabwira ikintu cy'ubwenge. Mundebe bya bintu byiza Imana yakubwiye, ya masezerano tubitse, bya bintu byiza Imana izadukorera, birindwa na bya bindi yakubujije. Subiramo. Bya bintu byiza Imana yakubwiye, bya bintu byiza yagusezeranyije, birindwa na bya bindi yakubujije.
burya ushobora gushushanya abantu ko ukiri mu gakiza kuko nta cyaha uragwamo, ariko ukaba waratinyutse ibintu Imana yakubujije. Twe tutazi lokatala zamefotai elenzanita. reba niba ikibazo atari wowe, kandi reba yabikubujije twe tutari kumwe, ariko urabizi none wabitinyutse. bya bintu byiza Imana yakubwiye Yego. birindwa na bya bindi yakubujije. uko niko kuri. Ndarinda amasezerano, ndarinda ibintu Imana yavuze. Apana, ibintu Imana yavuze ntabwo wabirindisha ku kanwa, izi kubirinda ubwayo. birindwa na bya bindi yakubujije. nawe ubundi yo izi kubirinda. ntuzagendane nabo, ntuzicarane nabo, ntuzakore gutya, ntuzabyambare, ntuzabyisige. none warabikoze. birindwa. reba cunga neza niba ikibazo atari wowe Moroko. ariko birumvikana torero, cunga Torero. neza niba atari wowe ikibazo. torero birumvikana. Iwe Imana yaramwe ngo izanyicazanye n'abakomeye, ariko kugira ngo ikwicazanye nawe ntuza. Mwumve ijambo rimanutse. Imana yabwiye se wa Samusoni, uriya mugabo wita Imuna, iramubwira ngo umwana wawe ntazigere anywa kuri vino, kandi ntagire icyuma cyogosha kizamugera ku mutwe. n'ibintu bingahe? Ngiye kuvuga ibidusenge. Mwumve ikintu iwabo bakoze. Mwasomye ijambo rivuga ngo nuko Dawidi Samusoni yica intare, ngo yamanukanye n'ababyeyi. Ese iriya ntare yayiciye he? Mwumve ikintu cyakoze. kuva iwabo umanuka ugita Imuna bacaga mu nzira y'imizabibu. Iwabo rero bafashe Samusoni banga kumunyuza mu mizabibu kuko bari bazi ko ashobora kuyisoroma akayirya. bamunyuza mu ishyamba, niho yahuriye n'intare. bamucisha n'inzira ngo adatinyuka akarya ku mizabibu, maze ibintu byiza Imana yamuvuzeho. nzakwicazanya n'abakomeye, nzakujyana mu mahanga. hari ikintu kibirinze. ntuzabikore, ntuzabyambare. reka nkubwire, uzabyambara kuko tutazi ibyo mwavuganye, uzanabikora kuko tutazi ibyo mwavuganye, ariko uzadutera urujijo, natwe tuzajya tuhora twibaza ngo ariko kuki itabimutabara. yewe ariko imuzizi iki? ariko ko agerageza guterana, ariko ko agerageza kuririmba, ko abwiriza buri munsi, ariko uriya muntu imuzizi iki? tugiye gusenga. uriya muntu imuzizi iki? kuko ibintu byiza Imana yakuvuzeho birindwa n'ibyo yakubuje. ariko aya magambo y'ubwenge mwayashize ahantu azatugirira umumaro. icyanyuma tugasenga Imana, bamaze kwegera Imana no kugarura Imana no kongera kwiyunga n'Imana, ngo Imana nayo irongera ibaha umugisha. irongera ibaha iki? kamabwira ijambo. burya hari ukuntu dusenga, ariko hari ukuntu tuba dukwiriye guhindura gusenga. Bibiliya iravuga ngo nta kintu na kimwe cyiza Imana izima bagenda batungana. niyo mpamvu rero ngewe aho gusengera umugisha nasengera gutungana, kuko nintungana nta kintu cyiza Imana. Bibiliya iravuga ngo na kimwe, nicyo gitangaje, bizima bagenda bagize bate? iby'umugisha bireke. Mana umugisha, mana amamodoka, ibyo bubiretse. ibyo bintu ni ibintu biza bikurikiye abantu batunganiye Imana, ntabwo babyirukaho, ahubwo bibirukaho. kuko gutungana kwacu niko kutugeza kuri destin y'Imana, gutungana kwacu niko kutugeza muri Kanani. umva kuntu Kalebu yabwiye Yoshua, yaramubwiye ngo imbaraga nari mfite cya gukunda Imana nari mfite, n'uyu munsi muri Kanani ntabwo nigeze mpinduka. Kalebu ndacyari Kalebu, wishaka kundiganya, pereza ibyanjye. ngo Yesu wagiye kumuhara Muhima, ngo amuha umusozi witwa Heburoni wariho ibihanda by'Abafilisitiya ngo bizamutsindeyo.
kumbe ntiyamenya ko umugabo yarinze gukiranuka, kandi gukiranuka niko guhesha umuntu ibintu byose yakenera. Ngo ageze Heburoni ngo umusozi arawuhindura, ngo bene Karebu ngo barahatura, ibahera umugisha, irabagura, ngo na bugingo n'ubu ngo bahawe umugisha. Tujye gusenga. Kuki umwaka n'umuvumo bitugendaho kandi turabarokora? Kandi Bibiliya ivuga ngo nta kintu na kimwe Imana izima bagenda batunganye, nuko twavuye mu mwanya wo kunezeza Imana. Baraza kubisengera byinshi, ibyiciro byinshi, ariko mbese n'ubuhe bubyutse ukeneye? N'ubuhe bubyutse nkeneye? Abumva hari ikiri ijambo rivuganye n'imitima yawe, wahaguruke dusenge. Sinzi ntabwo nkubwiye ngo ubwire Imana, gira icyo ubwira Imana gusa. Twavuze byinshi, ubwira Imana ngo nibi ngibi narabitinyutse kandi warabimbujije, nibi ngibi mugarutse noneho sinzongera kuzimira, mugarutse noneho sinzongera kuzimira, singize duciye bugufi imbere y'amaso yawe. Twabeshya abantu ariko we ntitwakubeshye, twajijisha abantu ariko we ntitwakujijisha, twakwiyoberanya ariko we nta wakwiyoberenyerezaho. Ngo umenyere iherezo mwitangira, nicyo kikugira Imana. Tumaze iminsi 5 hano kugira ngo imbaraga zawe zidusubize mu mwanya mwiza wo kukunezeza. Twagendeye mu bidatunganye, twimitse ibindi bitari Imana, bituma tuvaho, bituma tureka. Ariko muri iri tangazo watanze muri iki cyumweru twararyitabiriye kugira ngo twature iby'ibyaha byacu, kandi kugira ngo twongere twubahe urusengero twaruzanyemo ibizira, twarukoreyemo ibizira, kandi kugira ngo tugarure imihango yose yakunezezaga ku buzima bwacu. Duciye bugufi ngo tubabarire, imbabazi zawe zishime hejuru y'imanza, kugira ngo mu kanya abakuru b'itorero nibaturambikaho ibiganza badusabira imbaraga, basange twateguye ikibuga izo mbaraga zigomba kujyamo, basange twateguye umwanya w'izo mbaraga, tutishushanya nk'ab'iki gihe. Urakoze kubw'ijambo, umwigisha asangire n'abigishwa kugira ngo ububyutse bwaguke bugere hose. Urakoze ugize neza, ni mu izina ryawe ryera, amen.